byita ko ari igitego Burundi bwatsinze ndiko twabyita kugeza n'ejo bundi mwabonye indege yagomba ko cya Bujumbura uri Uvira aragikontorora neza. Rero hariya niho haba diplomasi remereye, yaba Burundi burahaguruka kuko bwari bwugarijwe bati nta mutekano dufite isaha n'isaha bafata cyane ko arushatse kumbaza ngo Uvira hari mwiki. Yego nicyo n'ubundi n'ibinyamakuru byandika n'abasesengura bavuga ngo une ville stratégique cyane ko reka bakavuga ati niba twararwanije M23 za Gasheberi Gicanga za Kwishabantu none ikabidusanza ku marembo ya ihita yishyura ibyo twaje tuyo kwigora hariye ngaho ko icyo kibazo rero kigaragara yuko Uvira iri strategique cyane ku gihugu cy'u Burundi. N'ejo bundi mwabonye indege yagomba kuhagwa umunsi bafata Uvira yanze kuhagwa iza kugwa hehe i Bugande Entebbe. Kubera iki? Kuko yari ikontorole. Diplomasi rero yakomeje gucengeza kwerekana ububi mutubabarire muturwaneho dore bafashe Uvira ejo bundi barabafashe Bujumbura. Niyo mpamvu ubona ndayishimiye nawe nta mahoro yaragifite. Nicyo kintu rero cyari hehe muri Uvira karaga. Turabyita ko ari igitego Burundi bwatsinze ndiko twabyita kugeza ubu yuko nabibona mureka banza asobanurireho uko mbibona kugeza ubu nizambaraga z'ibihugu bifite imbaraga z'umuhuza uremereye. Hari ijambo bavuga ngo wivuze biraba yategeka bigakomera. Imana yivuze ku muntu ati ndagukeneye ntabwo biri guhagarara uritaba direct. Ni imbaraga z'uwo muntu aba afite, ni imbaraga za kiriya gihugu cya Amerika. Nibyo umuvandimwe yavuze kuhava M23 ntabwo ari ubushake bwayo, kuko ikirwanira ni amahoro n'ubumwe n'umutekano no kwishira ukizana k'umukongomani wese. Ariko FRDC na Wazalendo n'indi mitwe yari yose ibo bafite byavangura ririmo. Rero kuba Uvira yaravuye M23 yaravuye muri Uvira, twavuga yuko diplomasi kiri ndende yavuye kuko yari ihagarikiwe n'undi muntu ufite imbaraga. Ati rwose bawibwirije uveyo gato, ariko ntibavuye ku mpamvu za Bujumbura cyangwa z'imbaraga zindi, zavuye mu mpamvu y'imbaraga Pasande ngiye urakoze cyane. Leo yagena bwase ni igitego Bujumbura yatsinze. Leo yazunguje umutwe mbere yuko asobanura izunguza mutwe cy'iryo risobanura. Ndagira ngo mbwire ko iki kiganiro urubuga rw'itangazamakuru ko gitegurwa n'umuryango w'abanyamakuru bo mu Rwanda ARG. Uyu munsi twaganiriye ku birebana ni amerekezo y'iriya ntambara nyuma yuko AFC M23 irikuye umujyi wa Uvira. Leo dusobanurira impamvu. Urakoze impamvu rero igitego cya Bujumbura yatsinze nizi mugenzi wanjye abivuze byose turemeranya, ariko nawe arabizi azi ko bari abantu b'uruhu rwera burya bashobora gushwana ariko barahuza, afite byinshi bahurizaho. Nuvuga Bujumbura mwibuke ko ari Ububirigi, ko ari intwaro zabwo zabajyanye zije gufasha icyo kimwe arakibuka. Biriya bintu rero hari tension y'Ububirigi bubwira Amerika ati ushobora kuturusha jambo hariya, ariko haranira ko imbunda zacu zashaha. Uzi ko intwaro nyinshi zari zagiye kurwanya M23 muri kariya gace. Kongo yagiye babonye babakubita za Bukavu bagiye bazihungisha bazijyana hehe i Bujumbura, ari izande ari iz'Ababirigi. Ibyo ni mubizi z'igihugu cy'Ububirigi. Noneho Ububirigi bukabati aha ngaha niho tumaze kurunda intwaro zacu. None wabonye no mu ntambara zije ko ari indege barashe Ababirigi bakagwa mu gutandukana. Wabonye twarababonye barababirigi barabazungu bari mu bwato. Yego barwanya M23 bibaze Ababirigi baza bakajya kurwanya M23 ubwato bakageza ubwo barasirwa hariya. Bamaze kurasirwa rero Ububirigi bwaje bati ibintu burya amazi si yayandi twoga amagazi. Mukoga amagazi ntaho turutabaza uriya muhuzo ukomeye.
undi uvuga rikijyana uvuga bigakomera umugani wa pasiteri utegeka bigakomera noneho arangije rero aravuga ati no nituramuka aha hantu dukubitiwe aho twakubiswe Uvira harakurikiraho Bujumbura noneho turaba dusebye kuko M23 aravuga ati niturwana namwe kuko Uvira si intara yanyu simwe mu ntara zanyu twe turagarukira Uvira ariko nimukomeza kuturasa uzi ko Bujumbura riratangiye kurasa Uvira nimukomeza kuturasa natwe turagera turabarasa turaza aho ahisa turivugiye dukurikira aho rihagurukiye no gufata yego niho turi buze ababirigi rero bahita bumva ati turaseba nazira ntwazo zacu barazifata naho batangira gutakambira bene wabo bakomeye niho gutokambira bene wabo niko kuvuga ngo bariya bakomeye babishize hamwe n'undi usanzwe bafite imbaraga zihambaye baravuga ati no M23 musubira inyuma mu gusubira inyuma uzafata handi ariko Uvira mwireke good ntabwo ari imbaraga zikomeye ntabwo ari cya gitego cy'abarundi kuko ahubwo ni bya bindi bavuga ako diplomasi yabo yakoze iyo lobby yarumvikanye n'iy'ababirigi n'imbirigi ariko nyine yagiriye inyungu bakavuga ngo uzi ko bajya bavuga ngo imbwa bayitinyira sebuje ikagira ni imikaka yayo rero kuba utabona ntabwo ari ugutinya Bujumbura cyangwa ngo batsinze igitego ahubwo aho biva ni kwa sebuja kuko hanyuma ikindi kibazo nshaka kubabaza mwembi kuko ni geopolitics irimo n'ibintu by'amoko muri aka karere k'ibiyaga bigari ari ibintu bivuga ngo niba mu Rwanda ari kuyobora abo muri ubu bwoko i Burundi harayobora ubwo mu bundi n'ibyo bintu mubyemera simbizi byaba nabyo byaragize ijambo ku cyemezo cyo kubwira FCM basubira inyuma reka duhere kwa pastor ndengeye so icyo twavuga hagati aho ngaho njye ntabwo nabyemera kuko ibyo wemera nusoma mu bintu by'ubukoroni na decolonization nuko basize aka gace uzabibonamo kandi babikora nkana kugira ngo ubushyabirane buzahoreho iteka ni ideology y'ababirigi uyange cyangwa uyemere perezida yarabavuze cyagiye ati mugomba kubiyuhagira nukazi ko basize babisetinze gutyo ibyo tuvuga bazo basetinze ni ikintu kirekire kidashobora kurangira nonaha kirimo ni colonization yahinduye mu yindi ubundi buryo ariko mu bigaragara ntabwo ari ukuri yuko iki gihugu kiyobowe n'ubu bwoko ikindi gihugu kigomba kuyoborwa n'ubundi bwoko kuko ari byo bari barasetinze ababirigi muri colonization bimwe byagiye bibayinyore ntabwo byakomeza kuba nk'uko tugendera mu kintu cya colonization y'ababirigi niko biteye ntabwo ariko kuri ahubwo icyo ngarukaho ni kimwe ntabwo ari protection kuvuga ngo nimba u Rwanda ruyobowe n'umuhutu Burundi buyoborwe n'umututsi ko yoborwe n'umututsi oya Kongo yo nini ifite amoko menshi cyane kandi buriya ubwigenge bwa Kongo bwabonetse mu 1960 yego muri 1960 noneho ababirigi bafite ngo ukuntu bakoze ibi bikosa noneho kugira ngo bave mu Rwanda basiga bateza igisasu no Burundi yego urabona rwa gasore ko bamwishe yego urumva bo baravuze bati mu Rwanda tuzabaha ubwene gihugu nakubwigenge muri 1962 iyo myaka ibiri yaciyemo hagati nawe wumve Latifa u Rwanda n'u Burundi byigengeye rimwe itariki ya mbere z'ukwa karindwi yari imyaka ibiri n'umunsi umwe Kongo ibonye ubwigenge noneho baravuze bati amakosa twakoze Kinshasa reka twaye kuyakora kuri Rwanda Burundi twari dusigaranye basiga batezemo icyo bita time bomb iyo yari igiherero iki jenoside akora abatutsi yabaye kubera iki bituruka aho ngaho icyo nta